n'uwa 12 haravuga ngo yaje mube yaje muje abandi bakakira ntibamumenya ariko bamwizeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Sema haleluya. Nabo Bwana Yesu asifiwe sana. Reka dutangire itekste twasomye irimo amagambo meza ya Yesu umunsi azuka mu bapfuye. Niwo munsi turi ariko kuwa gatanu kije kuwa gatanu yavugaga amagambo arindwi Yesu yavuze ku musaraba, ariko ijambo rya mbere muri ayo magambo niryo yavuganye n'abaguzi babiri babambanywe nawe, umwe iburyo undi ibumoso, bazira ibyaha bakoze, bazira ko ari abajura. Abafaransa baravuga ngo bari baguribwa, bari abajura, babandi bakomeye, nibo bari bakwiriye kubambwa kuri icyo giti. Umusaraba simusobanura cyane, ariko wagenewe abajura, wagenewe inkozi z'ibibi, wagenewe abantu b'abicanyi. Umusaraba w'abaroma nicyo wari warashyiriweho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Umusaraba w'umwami ngo iratandukanye, ariko Yesu yabambweho n'uwo guteranya ni plus. Hari yindi ngo ibushanye, hari n'undi uhagaze. Haleluya. Ngo hari n'undi umeze nka te, ariko umusaraba Kristo yabambweho n'uhuza, n'uteranya plus. Icyo kimenyetso bakivuga gute mu Kinyarwanda abantu? Guteranya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu awumanikwaho atacuma, yawumanitsweho ari inzirakarengane, ariko yari akwiriye kuwumanikwaho kugira ngo n'uwumiha. Bazana n'abandi bajura bari bafashe bati mubambane n'abandi bajura. Umuhanuzi Yesaya yari yabivuze ngo abantu n'abagome, umwe iburyo undi ibumoso, bavuga amagambo abiri, umwe arashinyagura undi ariha. Amen. Haleluya. Umwe arashinyagura undi arihana. Uwo ashinyaguye yaravuze ngo ariko se kuvuga ko umwana w'Imana wakwikijije natwe tukadukiza. Mugenzi baramureba baravuga ati mbanya yewe ko tuzi ibyo twakoze naho ubuziranenge arazira. Aramureba aravuga ati nawe ndagusabye ngo aho uzazira mu bwami bwawe uzanyibuke. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Mwami Yesu aramubwira ngo niryo jambo rya mbere mu magambo Yesu yavuze. Aramubwira ngo ni ukuri uyu munsi ndakubwira kuko turi kubane n'uburagizo bw'Imana. Najya kwihuza n'ibyo mu Efeso nitugerayo Uwiteka Imana aminyiza. Oh haleluya. Mariya Magdalena yazindutse ku gituro niko dusomye ijambo ry'Imana. Bari baraye babona apfira mu musaraba baramwungutsa. Oh haleluya. Bamushyira mu mva yakorogoshwe mu butaka itariye, yari amakomantere y'abantu baravuga ngo byakagombye guhabwa kuko atayigumagamo, ariko ngo yarayitiriye ya Yusufu wa Arimataya. Ngo bashyiramo bazaniye rimwe ry'urutare bahitira ku munwa w'iyo mva, ngo bazana urushishi barasigiriza ni nka kaburimbo, baratera baramiramiza. Mariya Magdalena n'abandi bose n'abigishwa bari bahari bose babireba barasigiriza. Bibiliya iravuga ngo haleluya.
ashobora gusobanura uko yumvise. Amen. Matayo aravuga ngo Mariya Magdalena na Mariya wundi, ariko Yohana aravuga ngo Mariya Magdalena yaziritse ku gitugu ngo murubungabungo utaracya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Wazinduka kuja kureba igituro. Mu bundi butumwa bwaruka aravuga ngo n'abagore nk'abangahe ngo n'abasore yarahari ngo bari bafite n'amavuta bashaka gusiga umubiri, ariko reka mvuge ko nasoro kandi n'ibivuguruzanya. Amen. Haleluya. Mariya Magdalena ngo ahageze bararuhuka kumva ngo asanga igitare bakiririye cyahiriye, ngo araruhuka kumva ngo ntiyabona umurambo wa Yesu, ariko babona imyenda basingasinze bashyira ku ruhande, ngo arebye mu gitambaro cyari gifunzwe ku mutwe nacyo cyari gishyizwe ukwacyo, ngo yiruka asubirayo. Acitse Bibiliya yatubwiye ngo bwira Petero na Yohana, ababwira icyo yabonye ati sinzi abatwaye umurambo w'umwami, nsanze birangaye. Haleluya. Bagabo bombi ngo barahaguruka bafanye baratangurana. Amen. Haleluya. Yohana ngo ariwe wiruka cyane asiga uwabo, ageze kumva ararunguka abibona uko Mariya Magdalena yabibonye, ariko atinya kwinjira mu mva. Hano babwira haleluya. Petero nawe araza ashyitse inyuma, abantu bashaka gutwara, ngo arasimbuka asimbukira muri yanjye, arareba asanga ibitambaro byari bizingazingiwe ngo bimutware ku maguru, ngo asanga ari ibyo ku mutwe nabyo birazingazinze bimutware, ngo bituma Yohana nawe ngo yemera kwinjira mu mva. Yesu yaramukundaga ariko yaravuga ngo amen. Barareba ibyo babonye ngo barasohoka basubirayo. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kubwira ko Yesu Kristo yazutse. Ni ukuri, nibwo buhamya mfite, nibwo buhamya bwawe. Haleluya. Nibwo butumwa bwiza twigisha mu isi, ababwiriza butumwa mwese muraha icyo muvuga. Ubutumwa bwiza nta kindi busobanura. L'Evangile ikisobanura, iravuga ku rupfu rw'umwami, ikavuga ku guhamba kwe, ikavuga no ku kuzuka kwe. Tutabishyiriyeho komantere, Kristo Yesu yarazutse. Abakorinto bagize ikibazo mu gice cy'icumi Pawulo abasubiriramo iby'umuzuko, ariko ntibabyizera, ngo bagashidikanya bakavuga bati ariko se upfuye arazuka koko? Pawulo arabategera. Ni igice cy'icumi cyose musome muraza kugera ku murongo wa 20.
dufite abantu